aya basi nanone ni Kimomo kugasobanura films.com nyuma yari John twirebera The Beekeeper nyamaza filime nayizanye we The Beekeeper nimwari muyitegereje bakisa umuvumvu akora iki baba bahakura ubuki banakora mu bintu by'inzuki bakandakana kariya mbega ukagira ngo bari ku ndege bimeze bite iyo niyo filime tugiye kureba abakinnyi ni ibyamamare Jason Statham okay Legion twirebera The Beekeeper okay mambo vipi kugasobanura films.com mambo vipi boga kakaririmbo nawe kamugereho muri Canada ngo niho kafatiwe okay bimeze bite kuri 7 cyawe cyonyine 7,000 ku kwezi ureba Gasomoni buri munsi n'ibihumbi 4 muri cyumweru aya basi okay Legion gasozi ratureba The Beekeeper kugasobanura films.com okay still okay yo muri tayari twirira ubuzima okay mambo vipi okay indirimbo yitwa ngo naragusariye kumbe twakirebaga indirimbo y'abasazi we uza antivirus tumaze kubona ko mu mashini yawe bisa nkaho weho ufite version ya kera ya antivirus kandi hasotse cyashe muri uyu mwaka is uninstall birasaba ko iyo ngiyo iri mu mashini yawe uyaninstalinga cyangwa se uyikuramo all the latest version okay instalamo latest version ugashyiramo version ya nyuma ya antivirus twakoze
kugira ngo machine ive mu virus ari gusobanura n'umukecuru. I have no idea. Ibyo uri kuvuga n'ubwo ibyo uri kwivugamo ntabwo nzi ko wabikora. How to set up everything. Ibintu byose n'umukobwa wanje ubinkorezo antivirus n'uzinkiramo cyakazinkurira murabiza abantu tumaze gusaza tuba dufite abana baza bakadukorera utuntu nk'utwo bitwa bakarinda n'abandi nkabo bakaza bagashyiramo ubwo antivirus bakeditinga ubuntu bw'ubumarinyeeri. Uyu mukecuru navuga ati ibyo bintu ntabyo nzi umwana wanjye ni ubinyestarira. I would recommend take your computer to an IT specialist. However, urabizi iyo computer yawe rero biraza gusaba kuyijyana mu mujyi ukajya kure umuntu bita Fidel Bisengimana akaba ari ubigukorera. That you will lose. Ikindi nuyishyira Fidel Bisengimana iyo computer yawe data zose ibintu byose urufite kuri iyo machine yawe uraza kubibura mukecuru. They'll have to replace the hard. Kubera ko biri buze gusaba ko iyo hard disk isa nkaho yafashwe na virusi bayisimbuza byose uraza kubibura barayiformat. Remote out here. Ariko nanone hari uburyo twabigukorera turi hano tukagufasha twe nk'ikigo gicuruza antivirus iyo machine yawe izo virusi tukayigukuburira tukayiguhanagurira tukagushyiramo latest version ya antivirus yacu kuko utazi kubyikorera bakabikora remotely. Everything I have is on the computer. Iyi computer ngira guca ko basi ibintu birimo kuko ibintu byose mfite ni byinshi. There's actually a software package that you hari uburyo rero twakwereka mu buryo downloading antivirus ishobora kuba yamfasha nkinjira machine yawe nkabigukorera tutari kumwe. Hari uburyo nyine machine yawe ushobora guha umuntu nyine access akinjira machine yawe mutari kumwe akinjiramo akaba yakora ibintu byose akagukorera ibintu byose mutari kumwe. Sasa uri umugabo arabwira umukecuru ati hari application ngiye kubwira downloading kari bumfasha kwinjira mu machine yawe nimara kuyinjiramo mbigukorere tutari kumwe kuko ndumva uri wenyine kandi ibyo bintu utazi kubikora. Tell me what to do. Sawa mbwira icyo nkora. Umukecuru aramwemereye yamuzaniye ubuki bwa Kinyarwanda yaramuzaniye igikombe cy'ubuki. A jar of honey. Igikombe cy'ubuki. We need the poo. Urinde uzanira abantu ubuki. Bees. Jewe nita ku nzuki I keep bees. Ngiye nyine ndi umuvumvu. How do you know my mother? Mama wanje muziranye muti. Rent some space in the barn from her. Mukodesha ikiraro hakurya nkagikoreramo ibintu by'ubuki nyine mukodesha ikintu twakwita nk'ikiraro kinini cyangwa se byabizu nyine binini biba biri hirya abantu badakoresha ariko nyine nicyo nkoreramo ubuki bwanjye. Kindness. Twansinyanye amasezerano y'ubukode. What the fuck were you doing? Wakoraga iki mu rugo rwe rero? She didn't answer when I knocked. Nakomanze niyitaba cyangwa se niyaza gukingura. Car in the driveway. Dangije mbona imodoka iri hakurya. Come on, I entered. Numva umwotsi kaka aramuka umwotsi kari kuvuga nyine kamwe gasakuza ukabimenya ko inzu umwotsi wazamutse njya kureba ni ibiki birimo. You noted. Ibisaka ibyo cyose wabibonye. Law enforcement background. Wigeze ukorera leta se cyangwa ikigo cya gisirikare ku buryo utudetaye ngutwo duto tumenya ukavuga ati hano hashobora kuba ari ikibazo. Hari uburyo asobanuyemo ibintu abapolisi baravuga ati ibyo bintu bikorwa ubundi n'abantu bafite umwitozo mbega banyuze mu bintu bya gisirikare cyangwa bya gipolisi ku buryo ubona utudetaye duto ukamenya ko hashobora kuba ari ikibazo. Take care of bees. Nababwiye ngo ngiye nita ku nzuki ibyo bya mama wanje bamusikaminze she got scammed. Ibyo byamubayeho nyine bamusikaminze. Hari umuntu wafashe konte zose arazifida azisigaho ubusa none barabasikama bari n'abagome. Konte z'umukecuru nta no kuvuga ngo basi tumusigire n'igihumba zarya iki cyumweru ubwo dutwaye miliyoni 2 z'idolari bayamaraho yose nicyo gihumbi kibari icyabo. Amafaranga yari yarizigamye amafaranga ye pansiyo ye nta natanu bamusigiye. She was an educator. Mama wanje yari umwarimu of a charity for kids. None bari baramutoreye ko umuyobozi w'ikigo gifasha abana nyine batishoboye. They got 2 million out of iyo konte rero bari baramutoye ngo bari wiyobora bayihagarariye kumwe barakugiriye ikizero y'inyangamugayo yariho miliyoni 2 z'idolari bazitwaye. You know who did it. Wabikoze uramuzi. Talk to an agent in our cybercrimes office. Navuganye n'abantu bo muri cybercrime ndebe ko babikurikirana babare no mu Rwanda barahari bari yugiye muri zaribu barakubwira ati nimba bakwibye gutyo nimba hari abantu gutyo babandi b'amatelefone hari ukuntu bari byaha nyine bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga nyine byose barabo muri cybercrime barabikurikirana. Operating for 2 years and we don't even have names. And even if we did, good luck building an indictment. Ati bambwiye ngo hari ikigo cyangwa se hari abantu benshi bimeze nk'ishyirahamwe bishyize hamwe basikaminga abantu bibana amafaranga menshi ngo mbega ribu yo muri Amerika iri kubakurikirana buri gihe bikurikirana ngo bere ko bazabafata. Some defense attorney would just argue that abo bigeze gukeka bakabafata baje kurekurwa bisa nkaho hari abandi babyihisha inyuma basa nkaho barengera life savings. Bagiye ngo kandi nanone ngabo bantu ngo bakunze kwiba abantu bageze mu zabukuru ngo akenshi ugasanga babibye udufaranga tw'izabukuru zabo two bari bari savingiye kumwe abantu basaza bakavuga ati narakoze cyane dore nsigaranye amafaranga zantunga kugeza mpfuye. Abo bantu b'abasaza wibuke nibo batazi ibintu nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga nibo bakunze gushukwa nabo basore bakabiba
bareba nyine babantu banyantege ariko ikirara nkamwe muri kureba filime ubusanga muri incakura nta muntu wapfa kukwibira udufaranga ahantu hose turi kubera amakuru muba mufite cyane cyane bareba filime za Rocky mumaze kumenya wagwana maybe worse. Someone has a child. Ati iyo umuntu yibye umukecuru aba ameze nk'uwibye umwana muto. Atari cyo wibye umukecuru ni bibi cyane. Iyo babashe umwana ababyeyi baba bahari. Ababyeyi bakaza wenda bakaba bakubwira tutubabarije umwana bakakwiyama bakakwihanangiriza. Ariko iyo umuntu ababashe umukecuru cyangwa umuntu ushaje hari igihe abo bakecuru bahemukirwa nta n'umuntu baba bafite baregera hari igihe usanga abana be barapfuye umukecuru abana be bari kurata bahamagara ngo baze bamutabare uyu mugabo niyo mpamvu avuga ati umuntu babaza abasaza n'abakecuru cyangwa abantu bageze mu za bukuru uwo muntu ni mubi cyane kurusha ubabaza umwana ati uko ubabasha umwana buri ababyeyi n'abamurera babara hafi bagakwema bati ntugadukorere ku mwana atari kubabaza abakecuru igihe umukecuru arasigaye wenyine kandi namwe mwese murabizi abakecuru banyu se nimuzo mwabasize ibyaro n'abasaza hari igihe umuntu ashobora kubagirira nabi udahari ukazabikurikirana nyuma umve kano kantu muzika kano kantu reka tugatindeho ati habayeho igihe kivuga ngo abayobozi bayoboye igihugu nyine hari igihe yaba umuyobozi w'igihugu ashobora kurengera akaba yakora amakosa hari igihe bamwungirije systeme yashize ishobora gukora amakosa mbega hari igihe ubuyobozi bwose gwera hejuru inzego zose zishobora gukora amakosa ugasanga igihugu systeme cyakagendeye igihugu cyatariye muri rusange cyabaye igihugu cyakajagari ati icyo gihe rero nibwo hari umuntu watekereje aravuga ati tugomba gushyiraho icyitwa ngo ba beekeepers cyangwa se abashinzwe kurinda mbega bita ku nzuki abavumvu babandi bita ku mutiba umutiba ubwo turawita systeme y'igihugu nibwo bashyize abantu badakontororwa na president badakontororwa na systeme yose y'igihugu bo bashinzwe kuba bicaye hanze ya systeme babona systeme iri kuva ku murongo bakaza kuyishyira ku murongo mbega ubwo niba abantu bashobora kubona na president w'igihugu yakoze amakosa bakaza bakamushyira ku murongo babona minister cyangwa se systeme y'igihugu yose yatanye bakaza bakayishyira ku murongo abo nibo bitwa ba beekeepers niba uriya musore akoramo ntago abo ngabo bayoborwa na systeme ibiriho mu gihugu abo ngabo bahawe ubushobozi bwose bushoboka baratozwa bahabwa imbaraga zose zishoboka kugira ngo bo bajye baca urubanza umvishije amagambo mwe pussies muri pussies muri amapusi pussies muyizi muri make ni kubabwira ngo babasirikare mu gihugu babitwa ko bakomeye ba special force ba delta force bano bitwa ngo ni ba SEAL team 6 abo bose ngiyo bageze imbere y'uwitwa beekeeper kubera umwitozo beekeeper abafite ngo mwebwe muba muri amapusi pusi yingiyi mwirirwa muzana mu ngo zanyu igira ry'imbeba amapusi simuzi kari ry'imbeba muri make n'ukwanga abandi basirikare bita ngo barakomeye mu gihugu baramutse bahuye na beekeeper imbere ya beekeeper baba ari amapusi niko muzehe havuze n'amapusi utujangwe se ubona utujangwe ukuntu tuba ari duto turya imbeba twiruka inyuma y'imbeba ati mwebwe imbere uriya musore if you were in the same room mubaye muri mu cyumba kimwe bafungiranye mu cyumba kimwe n'uriya musore mwebwe mwita ngo muri abasirikare batojwe ataragera hejuru ku mutiba mbega nuko ngo uriya musore kugira ngo ubyumve neza gahunda afite ijambo n'umusaza avuze ngo uriya musore mugerageze mu mwice atarazamuka ngagere ku mutiba hejuru ku mutiba hejuru ni hehe hejuru ku gihugu twavuze ngo mutiba turugeranye n'igihugu na systeme y'igihugu ubu kuri igihugu bamwita nde mu gihugu abari president w'igihugu uriya musore nukuvuga ngo abihererwa ubushobozi n'ububasha yamaze kubona ko igihugu cyataye umurongo kiri kwiba amafaranga y'abashesha kanguhe leta ntigire icyo bikora ubike bigeze kutubwira ngo bigeze kugerageza gufunga kiriya kigo gisikaminga abantu ngo ariko ngo hari ababyihisha inyuma n'abandi bantu bagiye babarengera birangira kiriya kigo kidafunzwe bivuze ngo ni benshi bagiye bapfa bibwa amafaranga cyangwa se bagahohoterwa bivuze ngo ubwo umusore yamaze kubona ko igihugu systeme yacyo iri ku murongo ubwo agiye guhana kugeza kuri president w'igihugu ahananyuza hakanyafu kuko ngo arabyemeye igihugu iyo yavuye ku murongo systeme y'igihugu ubwo ni ubibazwa. These are interesting little shits. Ariko we uziko inzuki ari ibintu bitangaje uyu mugore nibwo atangiye kubibona ko inzuki ari ibintu bitangaje bari abasore babitiriye inzuki kubera ko inzuki nizo zituma isibaho isigenda neza nta nzuki nta buhinzi nta civilization Cyorubizi ndabizi nyine ko inzuki zikora pollination nyine ikindi ndabizi ko bya biturangirira inzuki zidahari ni ko umusore avuga hano twese inzuki zidahari byaturangiriraho. Listen. Umva Some bees are queen slayers. Ati inzuki zimwe na zimwe ziba zigomba kwica umwamikazi. Which will rise up and kill their queen if she fails to produce the right kind of male offspring. Ndagira ngo umva amagambo muri kino gitabo
gitabo handitsemo ko ngo hari inzuki ziba zararemewe buriya mu mutiba kugira ngo zizagende zica umwamikazi uyoboye umutiba mu gihe umwamikazi w'umutiba umve mu gihe umwamikazi wari uyoboye umutiba atigeze abyara uruyuki rw'urugabo rwanyarwo cyangwa se uruyuki rw'urugabo ruri seriye rumeze neza umwami ukora biriya bintu byose bamagaye director wumva amagambo To be following the money. birasa ngaho ari gukurikirana amafaranga Money is that? amafaranga yahe Usually it's from people with no heirs, no family. akenshi ni amafaranga y'abantu usanga badafite ayo bazayasigira cyangwa se badafite imiryango It uses data mining software to identify these kiriya kigo nanone bitaga 9 Star cyari kiri mu bigo nyine byakurikiranaga abantu nk'abo bafite amafaranga azabatunga ahazazabo nyine babasaza bageze mu zabukuru bakayabambura. There's another company, hari indi company nanone biri inyuma, a company who is a vendor to the intelligence community, iyo company the Justice Department. bisa nkaho ariyo isa nkaho ijustify ibikorwa cyangwa se irengera bikorwa n'iriya company yo yiba abantu. This company software iyo company kigira nkaho icuruza software to identify financial fraud. kandi byitwa ko ari company yakagombye gukurikirana amakuru y'abantu nyine banyereza imitungo nyine bakora ibintu bitemewe, ahubwo ugasanga niyo company iri guha amakuru iriya company bigakorana bakiba abantu. Are you going to tell me the name of this company? iyo company wambwira izina ryayo? iyo company yitwa ngo ikikorana n'iriya y'abajura y'abasikama ari nayo ibahishira ibiri inyuma nyine ibaha n'amakuru y'abantu bagomba kwibwa. Danforth Enterprise. iyo company yitwa Danforth Enterprises With an annual revenue of $10 iyo company ku mwaka yinjiza miliyari zirenga 10 turashize billion, founded and operated. iyo company yashinzwe kandi ikorerwa umuyobozi wayo by Jessica Danforth. bamwita Jessica Danforth. Recently stepped down because she was sworn in as president of the United States. uwo mugore iyo company akaba atari ukiyoboye ariko nanone nawe niye nuko yabaye agiye kuyobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. muri make ni nko kuvuga ngo uriya mugabo ari gukurikirana company yiba abaturage. iyo company ikaba ari company ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akaba atakiyoboye, iyobowe nandi n'umuhungu we. You self-financed your campaign. uriya mugore kandi campaign ye yiyamamaza ko kuba president yakoresheje amafaranga ye nta muntu ugeze umutera inkunga. None of that money was ayo mafaranga rero yose yakoresheje yiyamamaza muri campaign ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose ntabwo yari amafaranga anyuze mu mucyo. Who else knows? ibi bintu ninde wundi ubizi? us three. ni njyewe nawe n'uyu mugabo turi batatu. ko uriya mu programu yacu ba Beekeeper bagira gahunda bita ngo Queen Slayer. It's a bee that will rise up. ruba rurukira uzazamuka rukica umwamikazi w'umutiba. He produced mu gihe umwamikazi w'umutiba yaba yarabyaye umwana utari ku murongo cyangwa se yaba yararekuye uruyuki rutari ku murongo rw'urugabo. I thought we were sticking to the known. No. Bada waretse tukaganira ku byo tuzi si byo tutazi tukabirika. mbega ni nko kuvuga ati mu gihe byabaye ngombwa abantu bakorera uriya mutiba cyangwa se bano bitwa ngo ni ba Beekeeper, iyo bibaye ngombwa arazamuka na president akamwica kugira ngo igihugu kijye ku murongo cyangwa se no akamuhana igihugu akagisubiza ku murongo. niyo magambo. Right, yes, not that beekeepers exist, but Sawa. Mr. Clay does keep honeybees. Neka tureke kwemera kwenda uwo mugabo iyo program itabaho kuko mukomeje kuyihakana, ariko twemere ko uyu mugabo yakoraga mu bintu by'inzuki n'ubusanzwe yari afite imitiba. He admires their will ndetse ashigikiye uburyo inzuki zikoramo na systeme zikoreramo. sacrifice themselves. ndetse yizera ko inzuki yari igihe ziba ngombwa ko zitanga kugira ngo zirinde umwamikazi cyangwa se kuri website yitwa agasomanuyefilms.com aho wishyura ibihumbi 7 byonyine ku kwezi kugira ngo ubashe kujya uzireba buri munsi dusohora filime, ndetse nanone n'ibihumbi 4 ku cyumweru. Kode yo narayibabwiye ni 046356. iyo kode ukabanza ukareba ko yanditseho Kimomo ukabona kwishyura 046356. wamara kwishyura kuri iyo kode ukatwandikira kuri 0782351562. ciao ciao. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Darren. Darren. Où habites-tu? Nyamirambo. À Nyamirambo. Bavuga ngo iki aho wiga he bavuga ngo iki? La Colombière. La Colombière. J'étudie à la Colombière. Oh. Wamenye imashini ryari? Wamenye imashini ryari? Ejo. Ejo nibwo wamenye imashini?
Ah, urambeshya. None se ntabwo kiba kivugiza? Kivugiza? Muze. Eh? Muze. Ndi umu DJ arakivugiza se ntabwo uzi ko ariho nkora? Hehe. Ndi ku mu DJ. Karakivugiza handi hari umu DJ. Hehe. Handi kivugiza ko kazungu urahazi bakora saro mu mutwe. Harase wo ntabwo hazi umu DJ ubuhari. Singewe se. Wowe. Kubaza kandi tujya duhura tukavuga sha nawe uri kuntuburira. Nese twagiye gukina. ushaka. Ushaka gukina n'abana bari kutwica. Ugeze mu wakanga? Ugeze mu wakanga? Mu kabiri? Nanditse wiga mu maternelle. Aho bikunda man none se. Uzi Icyongereza se nacyo uzi? Ibise ni ibiki bundi? Ko nshaka kuryaho n'udukito. Utu. Bizabomba. Ndaturyoshye. Urabihekenya? Ngira rero ukuntu usigaye uzi mashini. Izi mashini uzikoresha neza mu Gifaransa? Mu Gifaransa? Kuvuga mu Gifaransa? Mu Gifaransa yese